ngiye nk'ibushyuhe nyine bumfashe urumva sheri wanjye abakuri hari igihe nyine uyu nguyu aba adahari nka sheri wenda yaza mu rugo nyine ngahita nizimya none se ubwo ngubwo si nguyu aje nka nyuma yenda sheri we ahari uyu nguyu ntabwo bimenya none se wowe nta kintu biba bigutwaye nigira nkaho nariwe wapi ntari niyo mpamvu yega do andusha kubyibuha aba yihaye ke hano ako ngiye mugirira umukwe none se ubwo ngubwo se nta rimwe se arabafata yadufata tese ko iyo nigira nkaho ndi impanga ye namuzi yaje uyu bari abazi kuba bari kumwe n'eshi yaje ngeyo nje ari kumwe n'uyu ntabwo bimenya nanjye yaje ugitiri kumwe n'uyu akijije no kuvuga ngo none wowe turamutizanya wowe aho Lady and a gentleman, njyewe nitwa Kenny. Iyi ni Afrokivu TV online again. Uyu munsi twasuye abakobwa babiri b'impanga. Tugiye kubaganiriza ntimucikwe. Yes, lady and a gentleman, njye ndacyari Kenny still. Ba bakobwa b'impanga rero twabagezeho. Igisigaye ni ukubaganiriza gusa. Tukababaza gahunda uko zihagaze. Watangira wibwira abakurikiranye TV Afrokivu TV online. Uriya musore turi kumwe uri kuri kamera yitwa Ice Isaiga. Naraye ndose mamarira yicaranye nanje muri jardin ambaza byinshi kubijyanye n'ibibera ku nkoranyambaga ya Pink Josie. Pink Josie ntago uri mushya. Ngewe kuri nge ntago uri mushya. Ntago uri mushya. Amakuru se umeze neza wifunze kabisa. Amakuru sister meza. Nawe watangira wibwira abakurikiranye TV. Reka mbabwire inkuru y'umukunzi wanjye ndamukunda arankunda hihihi. Nitwa Liliane. Liliane aka Lili. Nukuvuga ngo umuntu ashatse yakwita izina ashaka. Ushaka bavuga Liliane cyangwa Liliane nahimwe. Mwayibonye aba n'abakobwa babiri b'impanga. Byanze bikunze hari ibintu byinshi cyane baba bahuriyeho hafi yo kuba 100% nubwo wenda bitaba ari 100% neza ariko niko yabimeze kenshi. Pinky umeze ute? Meze fresh. Umaze iminsi wa trending ku mbuga nkoranyambaga mba nkubona urimo gutwika. Mba nimanuke. Ngahita nzamuka niyandura. None se muziki uhagaze gute? Muziki biri kugenda fresh ndimo ndakora ya video yanjye y'ubuyobe ntago irarangira. Niyo ndi kubategurira nyine iri hafi kuza nyine neza. Tuzongera guhura n'abazaniye video. Ariko muziki wo ewana ni furu mukoko kabisa. Ndakubona n'umuvandimwe wawe ubundi ese muri groupe umwe akora ku giti cye bimeze bite? Urese akora ku giti cye ariko nyine na featuring twari korana nari. Hariyo mwari mwakorana se? Nayo. Ako turimo turayipanga. Murimo murayipanga? Uko hararapangiye gahogosa. Okay. Sasa rero ikiganiro ubu ngubu ni haribwo kigitangira. Mumaze kutwibwira twabamenye. Tugiye kwinjira muri kariya yanyu y'umuziki. Muziki byanze bikunze hari umuntu umwe muri mwebwe no goma muri impanga ariko hari umwe uba waratanze undi kujya mu muziki. Ninde wabanje ninde umusaza mu gakino? Ni gakuru nyine nawe urabyumva. Wowe uri gakuru uyu nguyu akabaga. Ubu niyo ukeneye nk'umunyu ushizemo hariya uhita umubwira tujya ku muhanda sha. Ugakubita cyane wihuta. Watangiye kuririmba ryari se? Ndatangiye kera nginga secondary. Nko guhera muri sine ya 4. Nibwo natangiye kujya njya mu bantu nkabasha kuririmba. Ariko nyine kuririmba si kuririmba gusa no guhimba. Indirimbo ndirimba ngiye uba waziyandikira. Kwandika bwo byatangiye kera nyine nkiri umwana nkabifata nyine nk'iby'abana ariko nyine bigenda bikura. Ubu ngo ibintu bimeze neza. Ubu bimeze neza nta kibazo. Pink se yaje kujoininga gute? Ni wowe wamwongoje uramubwira uti ko hano muri music nagafasha umuziki na winjiye. Nabanje gukora indirimbo yitwa Love You. Maze kuyikora nyine bumva ni nziza. Baranyankuraje nyine nkora iyindi yitwa Naranyuzwe na ndamufuhira nakoranye na Kalifani.
noneho rero kuko nyine impanga yanjye niyo ikunda kuba imbaraga zo gukora umuziki narayikoze imara umwaka muri studio itarasohoka nyine n'utubazo nyine namwe mutayobewe noneho aho isohokeye rero nibwo nawe yatangiye kuvuga ngo nawe azajya aririmba hakunye ntabwo mbaze niyo impamvu yatumye nyine ntabwo nzi ko yandikaga ibintu by'amafilme ariko nyine ngiye kumva nabonye yaranabyinjiyemo ko atangira kurapa nkajya museka ayikoze ni nka surprise yankoreye numva nyine ni nziza nanjye numva ndabikunze ubundi kugira ngo njye ninjire mu bintu by'umuziki nyine ubundi nari umwanditsi w'amafilme nkajya njya no mu makasitingi nkatsinda noneho namara gutsinda njye nkahura n'imbogamizi ugasanga utaboneka atari ukutaboneka ugasanga njye naratsindaga pe noneho umunsi wo kujya nko kwactinga muri filime natsinze casting ntabwo naburaga ahubwo nk'umuntu wenda umwe nkabona wenda arampamagaye ngo ngwino ngo mu rugo ngo turarane ngo turare tubiganiraho ngo ufite impano ngo ariko murare municangacanga ngacanga we ibaza noneho bigeze aho binci intege nkajya mvuga se abana bo mu rugo kuki dufite impano kuki wenda iyo tugiye gutangira kuzigaragaza kuki abantu batangira kutubwira ngo ibyo kuryamana ibiki bintera umujinya mbona ukuntu sister wanje nyine azi kuririmba kandi akaba atabona management n'ibiki nanjye narandikaga nkazihera abandi hari undi mutipe dukorana nawe w'umuhanzi bamwita Turi Babiri nanamwakitingiye mu ndirimbo ye yitwa Wanacheka ni video iri kuri YouTube Wanacheka yitwa bamwita Turi Babiri noneho umunsi umwe ndabimutekerereza noneho agiye studio arambwira se bundi wamerekeje tukajyana waje tukajyana mu muziki ndangije ndavuga tubwo ndi kumwe nawe wenda ntago wenda bari bubinsaba ibintu baramutse banabinza ariko reka twiganirire tureke kubeshyanya umuntu aza kuvuga ati ngenda pink ngewe mpibintu ngewe umva ukuntu byagendaga njyewe nimba ngira amaraso akurura abahungu cyane ntabwo mbizi njyewe njyaga nkagenda pe producer tukanumvikana n'amafaranga kayanse urumva wenda nkamubwira ati wenda n'urugero akanca amafaranga wenda nkavuga ati wenda ndaba nkuboneye makeya ayandi nziyeranje ninjya kuza kuyitwara noneho nzayakuzanire nyine noneho narangiza nyine wenda naba ngiyeyo nyine namuhamagara nyine yarangiye indirimbo akavuga ngo umva ngo cya gice ngo kihorere wowe ngwino ndaze ngo noneho bite bihwaniramo sha bikambabaza ndavuga ati ngiye gukora uburyo bishoboka bwose ngewe nzemere mba umuhanzi noneho sister wanje nawe azabashe kumenyekana kuko niwe uzi kuririmba cyane nyine nabona ukuntu afite impano kandi yarabuze nk'ukuntu umuntu wamufasha cyangwa rebo yamufasha nyine mwumva birambabaje none se ubundi gufata ubundi gukajya kuraza umuntu umunsi umwe ubundi byagutwara ntago wenda ibyo ngibyo ubikora nko ku muntu mukundana ariko reka nkubwire uyu munsi wenda uraje umudiji ejo uraje umunyamakuru ejo wundi uraje umuproducer ubwaje hora bose baraza ukazabivamo none se ngubu tuvuge ko nta muntu uraha ku bintu kandi mudakundana wenda tudakundana yenda ari nk'inshuti yawe bisanzwe ubwo se namuha bigenza gute ntago namuha ndamwima Dahir no kuri ntago namuha ariko bajya bashaka guhita bakumanuka bagufatiranye ubwo yamfatiraho furi mpita murya intu agusindishije yansindisha gute ntago njya nsinda nyumvira ntago njya nsinda noneho warabashoboye tu shanjye nyine icyo nicyo cyatumye nyine njya muri music nyine uwo Dura arabimfashamo turagenda ndikodinga indirimbo ya mbere nyikora nyine ari nk'imikino yarajyara recordinga noneho arangije producer nyine ahita ambwira ati nawe ririmba noneho nkajya mwiyegereshwa cyane najya kujya muri studio bamubwira ati uyu munsi turajyana nyine turagenda indirimbo ndayizana nyumvisha abantu bumva ni nziza noneho bantera courage nangira gukora gutyo nyine ni umushiti wanjye iyo nshatse nko kujya gukora indirimbo hari igihe mubwira akamerekeza kugira ngo nze kugira safe nyine ariko studio nsigaye nkoreramo producer wabo ntago nyine nta bintu byinshi agira nyine ntago nabonye bakunda ibintu by'abakobwa Musedura nta bintu yigeze kwaka we ko urumva niba yarakwitangiraga akagufasha akaguherekeza hose ni umushiti wanjye twaragendaga twarangiza ibyo twagiyemo then agahita atananye agahita afata bike nawe nagize ngo mwahitaga mutahana
Okay. Undi muntu nashimira uwo producer bamwita ni uwo muri umwibagirwa se umubaza mbanze mbitekereze riri sasa twakomeje none se wowe mwe kuba muri Impanga bamwita Dizo ndamuzi Dizo akorera hano ku murenge wa Gatenga nyine akorera muri Nose muri Deep One Empire studio murabyumva rero ni inzira y'umusaraba wa mugani w'ababagabo bano igitsina gore gigenda gihura n'imbogamizi nyinshi cyane muri ino njyana wowe se byagenze gute wowe nta muntu wigeze kubwira uti ngufashe umpe njyewe ntabwo babimbwiraga gutyo ariko nyine imbogamizi nahuye nazo icyo gihe nigaga niga university level 1 noneho nyine bakajya bambwira numva studio nagiyemo bwa mbere baranyumvishaga uburyo ngo umukobwa ugiye mu muziki agomba kwiyakira ukuntu azabyara azatwita nyine nkumva ibi byose bari kumbwira mbyakire noneho bakajya banyumvisha uburyo nzajya gukora indirimbo nijoro ngo nkimenyereza kurara muri studio amajoro ngo bwakwenda gucya nyine tukararana ariko nyine ntago babivugaga mu mazina nyine ariko nicyo wahita kubyumva nanjye rero mpita ngenda ndahinduza niga evening program ndabwa niga evening ntago nazajya nkora indirimbo nijoro kandi niga evening muse nta muntu wigeze kuko abantu bo mu muziki cyane n'abantu bavugisha ukuri akubwira uti jewe urama ntago bajya baca ku ruhande akubwiye ngo gutya na gutya we abikubwiza ukuri nyine ati niba ari ukundaza ubwo urandaza ntago ibyo nibigeze bikubaho sha byabayeho ariko umuproducer yarambwiye umuherekezi ngo nze kureba ahantu ndabyibuka nyine tugeze ahantu akatira ndabambwira ati wapi njye rifite izindi gahunda ntago nza kureba iwanjye geto se ngo urebe n'ukuntu imeze nambwe sinshaka kuhareba noneho arandakira byatari ngo sawa wari ubonye serivisi nakwakaga se ngo ko hari benshi bazima ndava n'ubundi se ko bazigura ambaza iki birangira gute ndashitikara byatari wapi nyine ufite umukunzi se wowe yararakaye birangira n'ubundi ufite sheri ndamufite Pink wowe se bihagaze bite ngiye ku by'abasheri njye sheri wanjye abakure ariko yanjye inyuma ari cyane rahira nyine kubera njye sheri wanjye nyine ni umuzungu yagiye hanze ariko kubera njye dusa ari njye nyine muca nk'inyuma kuko sheri we ntago azi kudutandukanya rahira gusa umusore ubwo ni gatiki niyo ubushyuhe bwamfashe yabibwirwa n'iki ubusore ntago niyo ubushyuhe bwamfashe wakuvuga ati iyo ubushyuhe bwamfashe njye ngiye ubushyuhe nyine bumfashe urumva sheri wanjye abakure hari igihe nyine uyu nguyu aba adahari nka sheri we wenda yaza mu rugo nyine ngahita nizimya none se ubwo ngubwo se nguyu aje nka nyuma yenda sheri we ahari uyu nguyu ntago abimenya none se wowe nta kintu biba bigutwaye nigira nkaho nariwe wapi ntari niyo mpamvu yega andusha kubyibuha aba yihaye ke hano ako njye mugiririye umukwe none se ubwo ngubwo se nta n'imwe se arabafata yadufata tese ko iyo ngiye nigira nkaho ndi Impanga ye namuzi yaje uyu bari abazi kuba bari kumwe n'weshe yaje ngeyo nje ari kumwe n'uyu ntago abimenya nanjye yaze ugitiri kumwe n'uyakije no kuvuga ngo none wowe turamutizanya wowe aho none wowe aho kugira ngo ujye kwirirwa ureba abandi basore bakora umutenda washyushye wa mugani wawe aho kugira ngo ujye kwirirwa wirukanka ujya kwirebera sheri we yagahita nzina ushaka kumuhamagaza nka telefone zanyu zose arazifite byanze bikunze arazifite nyine ubwo nyine urumva njyewe mukumbuye hari igihe mpamagara kuri nimero y'Usabimenye none we akaza azi ko hari igihe yanjye swapu nk'ikidanje yavuye none se ntabwo buba ufite cyangwa ubwo uti kubera ko n'undi turi abavandimwe turi Impanga nta kibazo wapi ntari ikibazo nuko yaba ari undi muntu arundi hanze ko nahita murya inkonje erega birya none se undi mujya guhura mwahuye mute guhura nose twahuye neza kabisa twahuye twasohotse tu n'uyu kandi mwari muri kumwe twari twagiye koga ku mazi twari twagiye koga nyine bita duhurira tu none abarakwiyongoje uyu nguyu aza nyuma yivangamo uyu nyine uyu yarambwiye ngo shira akora akazi ko uwanje agenda avuga ati azajya muntiza none se
sheri wawe ariko wowe ntabwo mwizeye umuzungu. Sheri wanjye nanjye abazungu ni ngabo bari nk'inkoko ngo bakubita bakiri. Oya nakubita neza ahubwo nanjye hari igihe mutizuye ngo bakubita neza ubiya hari nta n'ikintu wambwira wasimbaza ikisi rahira turatwigurukiye ariko hari umuntu wambwiye ngo abazungu ngo ni nk'inkoko ngo rwose ngo koraho yiruka ni nk'isake shabisaga n'igihugu mbese wakomoka wageze igihugu akomoka ugakomoka ndanze batazamuhakira ntabwo tuzamuhakira ababebi bari hanze bafite ubushyuhe batazamutwara nose ubwo wowe ukeka ko nta wundi muntu wamutwaye abandi bazamutwara ntabizi ariko abo mu Rwanda hapi ntabwo nabivuga rahira batazamujyana ubu ingano mbere ntabwo wayima none ngo tuyitange nk'ahangaha kuri ino televiziyo yacu utazamutangamo pasi ariko ibi bintu rero njyewe ntabwo mba mbyumva neza none se nk'ubwo we nukuvuga ngo aramutse avuze ati reka njye gukwa yakwa uwabonye twabishatse umwe yakwambara agatimba atari we agahita akabamo ramukoye oya azakwa wuno uri kumva no uyu najya kumbura mu rugo duhurire nko kwirembo mpite ninjira nambaye imyenda yambaye tigurane noneho mpite ninjira uyu ngata turamushimira kubera ko nyine aba yakoze akazi kenshi yarushye nukujya turuhura rero yazatagangara sheri wenyine buriya ni ugukora umugongo cyane umva rero mbabwire mbabwire none se iyaje ukamukorera umuti nawe yaje ukamukorera byanze bikunze n'ubwo muba muri impanga ariko mware mu buriri hari ukuntu mpamvu turabyitozanya nyine wenda akamubwira ati wenda maze iminsi wenda nkora udusiporo tunoze wowe uhindura ukora utunoze ati pozisiyo ubwo ni doge akazihindura nose wakugira ngo bigende gutyo ntabwo ushaka kureba nk'akaniga nk'ikigali kakazajya kigaragaza oya nta wundi cyaka sheri uyu nguyu twese aratunyura ese ubwo umuntu gafite umugongo ungana gute urakomeye byataye ese kavukire ni hehe inaha rahira ahagana he hano turi muri Kicukiro kumbe nose uwo muzungu mwamenyanye mute shanjye reka musiki oya nta muntu ujya nka pasi se ni ibiki njyewe ubundi niciriyeho abonye imikorere yanjye widedeza wari mudede yaramonye kubera suzi ko ngo ngira ubwoya bwiza yo yankozeho ahita avuga ngo mwari muhuriye hese twari twasohotse icyo gihe twari twasohotse nyine twari turi kumwe ahita avuga ati nditoraguriye indege irimo abagenzi indege irimo abaki ahubwo ni njye wamutoragura nusa hagati yawe nawe ninde watoraguye undi twese twaratoragura ariko ibi bintu rero ni hatari nose muba mwumva iherezo nyine ari iri njyewe nyine iherezo ryanjye nawe ubwo nyine nzashakana bose rego uba ugomba kubumva ngomba kumva umuzungu tugashakana nawe agashakana n'umwirabura tukajya ducenje nimba njye nzajya kubana nawe nose umuzungu waba abyumva neza ababyumva ko nta kibazo none n'umuzungu yajya akadundaho kuri iri ntabwo yabimenye cyakoze byo murasa pe murasa yenda ahantu muba mutandukanye nko ku musatsi kandi umusatsi ushobora gutegamo akantu k'agatambaro cyangwa bandana bakafitemo plante iyo ngiye yo nyine kwa sheri mpita nkubitamo perike imeze nk'iyi nese sheri wese yabimenya nawe nahita nkubitamo agatambaro nkahita nimanuke ntabwo yabimenya kuri kino gihe rero hari ibintu bimaze iminsi cyane bya trending bavuga bati abakobwa ati umukobwa akabeshya bakavuga ibintu bibi noneho wajya kumva aravuze ngo ni isugi bya bintu mundi mubifata mute erego utavuze kuri isugi nawe wajya kuvuga ko arangaye no subura isugi wowe cyane ndi isugi nubwo cyangwa niba sirike sigaye ihari nubwo mbikora ndi isugi nese reka ngubwire icyambere cyo amasugi nabama mu bundi muri iki gihe umumama niwe sugi ubu nka mama wanjye niwe sugi ariko wowe shangiye ubu ngo ariko enda reka twiganire nko ngubu umaze kuryama nenda nk'abasore nk'abanga ugereranyije babiri uwo sheri wanjye na sheri wowe inshuro ntago nazibara none wasanga zirenga nk'igihumbi cyane nka miliyoni cyangwa biliyari
none se basi yo muri no se ngiye hari ikintu ntari kumva wamaze kunywa wasinze wanyweye akantu neza ntago nk'umuntu ashobora kuza akakujijisha agahita gucurika hari njya nk'inzoga kumbura se ijisho ryatukuye wowe nta nzoga unywa cyangwa uragerageza ntago unywa nyinshi nzinywa nazikumbuye aho sinzi kunda none se riri umaze gusohora indirimbo zingahe wowe tugaruke muri kariya yawe izirikodinze ni 3 ariko si n'indirimbo gusa nandika n'imivugo nkanayivuga ariko yo ntabwo ndarikodinga ndacyabyigaho sije ariyo yose nyine ndandika nta kibazo hari indirimbo zawe ziri hanze ubu ngubu byibura ziri hanze ni 3 ebyiri zakinwe no kuri FM ariko zakinwe ukwezi kumwe byagenze gute se kugira ngo zite zipfa nanjye narabajije nyine barambwira ngo ngomba kuzana izindi kandi ndakeka izakiniwe rimwe ziracyahari ziracyakinwa nta kuntu nk'umuntu waba waramuhaye nka giti none iyo giti nakomeze kuyibona oya nakoresheje kwa kundi utanga indirimbo bisanzwe nyine kuri reception bayikunda barayikina bakinnye live cyane kutanyuze kuri Austin ndaramubahamagaye ndamubaza ambwira yuko ngomba guca kuri reception nawe ndashinzwe ibyerekeranye no gukinwa kw'indirimbo rero wari kugenda ukabanza ukamucangamo nk'akantu kamwe bundi nago byakunda n'ubundi indirimbo zanjye bazikunze n'ubundi atari we ziciyeho nta nubwo twavuganye kuri phone nagazi kandi nge twavuganye kandi Kiss FM ikorera hano hafi Kicukiro rero indirimbo yanyu igize hanze ryari muri babiri impanga ebyiri zagaba ariko umuntu mwakoze group oya nta group kubera iki se group ntago bari nose murapingana ntabwo dupingana ariko group ari igihe uyu nguye afite kubera gifite abakunzi benshi cyane uyu nguye agira abakunzi benshi nanjye nkagira benshi nyine mukabahuriza banyifuza njye nyine ubuse group nk'aho yabiciyemo kabiri wenda tuvuga abo muri Uganda barantumiye njye nzamusiga se turi muri group ariko niba ari umwe mwagira na beef zimwe z'abahanzi oya namusiganira ngo anamerekeje byaba se kuki bamutumiye wenyine kandi dukorana ariko umwe yikorera n'undi yikorera twagenda tukaririmbana nyine iyo twakoranye gusa none se hari abandi bakobwa b'impanga nanone baba bariho muri iyi si ndeka twifatira hano mu Rwanda mubona nk'ikintu muba muhuriyeho byenze kunze kiba gihari wowe ikintu uhuriyeho n'uyu na Pink ni iki ikintu wakunze guhuriraho nyine hari igihe bakunda umuntu umwe hari igihe ushobora gukunda umuntu n'undi yamukunze mukabipfa niyo murwaye mukaryana ikimutaha niyo waba ushobora kukugira ikibazo wenda uri nko ku kazi wenda uyu nguyu ari nko mu rugo nawe kigahita kimubaho ikibazo cyangwa aba afite ikibazo ukumva utameze neza noneho ngubu ntabwo yajya nko kure yawe ushobora kugenda ariko nyine agize ikibazo uhita ubibona nose nk'umuzungu narasa akiyaminiye akavuga ati twagiye niba ari Philippines ati twamanutse tuzabwirana sheruye nabo duhita twimanukira twese mwese mukimanukira mukije tukikaraga yes mwabyumvise rero none se ijambo rimwe tunasoza dukoze hafi iminota 25 gutyo ijambo rimwe dusoza imbuga nkoranyambaga ukoresha zawe ya nawe urambwira izawe izanjye nkoresha Instagram nyine na Facebook witwa ni Karabo nyine Karabo Liliane none ariko hari abantu benshi babitwa gutyo nk'itandukanirizo ryawe amazina abiri yose se cyane rwose kuri Instagram nubaga kajya ngiyeho kwanza ntago nababo wabibwirwa n'amafoto ubwo kose niba twitira barabize no kubibona kuri kamera ukuntu usa barahita babibona Pink se we bimeze bite shangiye mbere yuko navuga nyine njyewe ubundi mfite n'impano yo gukina filime nabishatse kuva kera nubwo nagiye mu buhanzi ariko nanjye kubibona filime yawe irimo kwantrendinga cyane wakoze ira filime abantu benshi barayikunze ariko ikimbabaza nuko nyine njyewe uzimba nifuza nko gukina nko muri Steamed cyangwa wenda za Seburikoko cyaza Papa Sava ariko mba impano yanjye mana mba numva ubu nta muntu unkinishije koko kandi mfite impano birambabaza ntabwo wakwiyamenya ugahita ukina nka porono oya
ibyo bintu ni ibyo gutesha agaciro kandi umunyarwandakazi nkanjye ntabwo nabikina nuse abantu bayikina nari abantu bafeke njye nk'umukobwa ugira umuco nyarwanda w'umuco nyine ugira umuco ntabwo nabikina nyine amazina yanjye dukomeze amabwiriza amazina nkoresha kuri Instagram ni Pink Josie kuri Facebook Pink Josie Brandi gusa ko wakoresha amazina atandukanye se no kuri YouTube ni abo nk'ubu mwakwemina no kuri YouTube ni Pink Josie nyine warubyibagiwe none se ntabwo mwakwemina mugatanga nka numero yanyu yenda ya WhatsApp iyo duhuriye hose oya udushaka zadusanga nyine aho ngaho kuri YouTube cyangwa kuri Facebook cyangwa Instagram. Rero turabashimiye tugiranye ikiganiro kiryoshye kwanza dore dusanze ugiye no kujya mu kazi dore n'amasaha aragufashe ubwo nta kundi ubwo tuzapanga neza fresh twongere tuganire tuzabatumira ikindi gihe nta kibazo ijambo rimwe ku bafana bawe nawe ijambo rimwe ku bafana bawe dusoza ibyo niryo jambo ryonyine ubabwiye ndabakunda bya hatari nyine mujye mukurikirana ibihangano byacu mudushyigikire bibaye byiza niba muri n'abana manager mutwumva muzadushyigikire kabisa bazabafasha mudufashe ariko mu manager ashobora kuza akavuga ati ngenda ndabashaka muri group ariko ndubwo yadushaka turi groupe byaterwa n'ubwumvikane hari igihe twabyemeye tukabikora nese kugira ngo umuntu aze basi kugira ngo umwemerere byasaba iki ubushobozi bwo kutumanaginga afite nka rebo birumvikana ashobora kuba atanafite rebo ariko ubona ko afite ubushobozi bwo kumanaginga ku buryo ahantu hose nyine agufasha ntabwo yazanga agiye kumanaginga gusa gukora indirimbo nta video nta radiyo nkina ngo nzitigitire ngo ndarye sho ngo nabyigiriyemo uruhare ariko ubona bino bintu by'ubuhanzi bitagorana cyane biragorana ariko biragorana ariko nyine mbona nyine habayeho mu Rwanda hajeho nka groupe nyine ifasha abana bafite impano wenda bakajya babona nk'abana bafite nk'impano hari nka groupe zibafasha ngiye njya mbona byaba byiza kuko hano hanze hari abana benshi bagiye gupfana impano biyaminiya kandi biyaminiya ariko kubera ikibazo cy'ubukene nyine wenda hari igihe uba udafite ubushobozi nyine ukagira n'ubwoba wenda kandi ushoboye birumvikana twabashimira cyane rero twizere ko twongera kubatumira kuri ikintu nabwira nyine abafana banjye ni uko nyine nabashimira kandi ndabakunda bagakomeza kudushyigikira nyine bakurikirana indirimbo zacu n'imivugo ngewe ku giti cyanjye abafite amakwe abafite ibirori ibyo ari byo byose banshaka nta kibazo twizere ko rero twongera kubatumira kuri ino TV yacu muzongera kwitabira ubutumire wari uri kuri kamera ni THUIGA njye nitwa Kenny ciao